Right. Hello again, ni YCTV, njye nitwa Destin, murakaza neza nanone. Nanone uyu munsi turi kumwe na mama Nyiragitariro, yongeye kudusura. Umeze neza? Ndashima Imana. Ahantu narakunze pe. Sibyo? Wahakundiye iki? Umusakira. Tuzi kwakira abashyitsi. Ariko nta n'ikirahure kimuteretse imbere, ariko kiri inyuma ya kamera. Kiri inyuma ya kamera. Yego. Amakuru y'iminsi. Turashima Imana. Umeze neza? Za hepfiriya mumeze neza. Imvura iragwa. Iyo ngiyo barakomeza. Imvura iragwa. Iragwa. Ibishyimbo n'ibikuru. Ibintu nk'ibyo. Bon. Uyu munsi ngira uri umubyeyi. Yego. Yego. Ufite abana. Cyane. Mu bana ufite hari uwabyariye mu rugo. Ugiye rero kumenesha amabanga. Ubuzima bwanjye bwite ntabwo nagira ngo ndebe ko ubisubiza. Ubuzima bwanjye bwite ntabwo ikintu nshaka ko impamvu mbikubajije gutyo ntabwo ari cyo twashaka kuvugaho. Nashaka kuvuga ku buzima bwite. Nashaka ko tuganira kuri basigaye bitwa ngo ni abasingle mothers. Abasingle mama nyine single. Ngiye kuba nk'umuntu wavuze ngo uravuze unyutse akantu umuntu babwiye ngo navuge ngo gugundi gitangaza nuko noneho karamunanira we none nanjye abasingle ngo mani ngo abaki single mothers. Single mothers. Hari kuba single mothers no kuba umufiyemeri. Ibyo byo ndabizi ahubwo ko nize mu rurimi rw'igifaransa. Mu gifaransa. Umufiyemeri byo urabyumva. Ni umukobwa wabyariye iwawe. Wabyariye iwawe. Yego. Aba ari umufiyemeri. Noneho hari n'umusingle mother, hari no kuba wenda warabyaye uri kumwe n'umugabo. Noneho mugatandukana. Ukirerana umwana. Nawe niko yitwa se? Yitwa single mother we. Urumva hari igihe nyine urumva uri umubyeyi ariko uba wasubiye kuba single. Ubona biterwa n'iki ko abana b'iyi minsi barimo barashaka kubyara ko impamvu mbivuze umubare mwinshi w'aba bana duhura benshi cyane b'abakobwa muraganira iminsi ibiri bagahita akubwira ngo umwana wanjye 18, 19, 20 umwana wanjye kandi noneho bamaze kubigira kandi nk'umuco. Ugasanga kuri status nyine ibintu byo byishimo byanjye posting baba postinga ngo ibyishimo byanjye ngo my pride, my all, my soul. Ugahita usanga noneho baravuga ngo njyewe sinteze gushaka umugabo. Ubona biterwa n'iki ko abana b'abakobwa barimo barabyarira cyane mu rugo? Ikintu cya mbere umubare w'ababyara uba mwinshi. Ikiriho cya mbere ntabwo ari ukuvuga ko abantu babyara abenshi ari abagiye bafatwa ku ngufu, ahubwo ni ubukene. Ni ubukene se buriya? Icya mbere uruhare rumwe ni ubukene, kandi ubukene nabwo buterwa no kudakora. Aribyo bya bintu dushaka ko umuntu wese yifatira ibyemezo akamenya kumva ko ari ubuzima bwe agomba kubumenya agakora ibintu nk'ibyo. Noneho rero ntabwo mvuze ko ari cyo ahanini gitera kuba wabyara. Ni ukujya mu rukundo kare, urumva? Kubera ko rimwe na rimwe umwana ntabwo kubyara bivuze ko hari igihe umuntu ajya mu rukundo akizera umuhungu akiri na muto, ko abana b'iyi minsi bashaka kubaka ari kare, akumva wenda uko ukundanye n'umuntu ariko agomba kugushyira mu mago, bikarangira kwipakuruye ntanakujyane. Ko benshi badashaka kujya mu mago. Umva se, ubwo ni urugero rwa mbere. Urwa kabiri nawe urimo kureba ingo z'iki gihe ukuntu zirimo zisenyuka, kavuga ati se uriya mukobwa yari mwiza, yari ikizungerezi, aragiye ntamazeyo n'ukwezi,
wenda kimwe ko bagiye banabana neza mu kivandimwe ari inshuti bagendererana, akamubwira rero ibibi byinshi biba mu mago, akavuga ati kubaka urugo ndabona atari imikino bigoranye, ibyiza kugira ngo ngende mbarirwa amazu mvuge ngo navuye aha nagiye aha, ubwo mfite umwana ngiye kwemera mfe kigabo ngewe murere ku giti cyanjye, ariko kwirwa nshaka nabyo ni imvune, ni urundi rwego, kuko ingo z'iki gihe ntizirama, si ukubera ko hari izidafite gahunda, ariko abenshi ni uko bimeze. Reka tubivugeho none izo parti zose uvuzeho. Uravuze uti hariho ababiterwa n'ubukene. Yego. Nese ubukene nibwo bubatuma kujya kubyara? Urugero icya mbere ni ibintu byinshi, hari ubiterwa n'ubukene, icya kabiri hari n'ubiterwa n'ubujiji, icya gatatu noneho hari n'uwo bibaho tu gutyo akabona arabyaye ariko ntabwo ari ukubyara yuko yatwita inda y'umwuka wera, yemeye gukora ibyo bintu bikavamo umwana. Icy'ubukene cyo reka nkihutisha, abana benshi mu miryango ikennye hari ubwo bashukishwa ibintu, akavuga ati ndaguhaka, kwa kundi abona abandi bateye imbere, umukobwa yambaye neza akavuga ati nanjye nkeneye aka, yisize utuvuta twiza ati nanjye nkeneye ubu. Hari abumva ko kwisukisha ari ibindi birenze kandi byarangiye si uburere bukeya. Donc kurera umwana kugeza ahantu we aba yumva ibintu akeneye atazabikorera utanyurwa wenda n'ibyo yaba afite, kutanyurwa n'ibyo afite, akumva ko ashaka ibindi byinshi, ibyo byinshi bikaba byamujyana muri icyo kintu. Kandi nanone hari n'abandi bashukwa, umuntu akagushuka akakwizeza byinshi atazaguha, ariko agushakaho ikintu, yamara kukikubonaho bikarangira n'ubundi kandi akagusigira inda y'akabari, agataro gacitse babyita, bakagusigira agataro gacitse. Ni ukuvuga rero ni ubwo buzima nyine bubaho bwa buri munsi duhura nabwo, ababyeyi, umuryango, ibintu nk'ibyo nyine, umuntu akakwizeza ibyo atazaguha kuko agukeneyeho ikindi kintu, kandi iyo birangiye nyine urabyirengera. None se ko ngiwe mbona aba petite benshi hano, kandi bose akenshi baba bari munsi y'imyaka 25, abenshi ntabwo ari umubare mwinshi, ntabwo ari bo majorite, ariko bimaze kuba byinshi cyane, bimaze kuba byinshi pe, ku buryo usanga rwose ushobora kuvugana n'abakobwa 10, 4 muri bo bafite abana. N'umubare ikigereranyo gishobora kurenga, rwose ugasanga buri wese arakubwira, muraganira agahita akubwira ngo umwana wanjye, kandi wamubaza ngo se hari ikigereranyo cy'ubugenzuzi wenda bakoze bakabona cyane uburasirazuba, harimo cyane Nyamata, Bugesera n'uburasirazuba, Nyagatare, ibyo bice byose niyo cyane ko hari mesaje zigunda gutangwa zo kwirinda sida, usanga ibyo bice ari byo abana bakunda kubyaramo cyane. Urumva basi ubushyuhe bwinshi hari ahantu ngo hari izuba ryadanje, byaba ari ikisi, byaba ari abandi bandenzeho ku bwenge, ukabona nk'amajyaruguru ya ruguru iriya bariya abakiga bita abakiga nyine, ariko biterwa n'igihe. Ngewe nanone mbona igihe cyo ubuzima babayemo, ushobora mu majyaruguru ya ruguru iriya abo bakiga bibereye mu buhinge, bahinga barise bagize bate, ubukonje bw'umugani bwabugarije, ukabona ni hatari, ukabona ni bake bari kubarizwa. Wafata ikigereranyo cyaho hantu ukabona nicyo cyinshi, none wakubita hano za Huye na Nyanza mbese ubwo ni mu majyepfo, ukabona ntago namenya ikigereranyo nacyo kimeze ukuntu kirazamutse, ariko ugasanga none Kigali hari munsi mukuntu. Impamvu Kigali hari munsi ni abanyabwenge, abana bazi ubwenge, bazi kwambara, ni abanyabwenge. Nshaka ko tuganira rero kuri iki n'ubujiji nyine butuma abantu benshi ibibazo nka biriya bibajyaho. Nibyo nakubwiye, umuntu akaza akagukubita igipindi, abana benshi
hari ubwo akubwira cyane ko mbiziho ufite abana ufite umuryango imyaka yawe birumvikana ariko hariho n'abandi baba abantu baba bangana nawe badafite umuryango. Ndashaka kukubaza urakibana n'umutware wawe? Ntawe. Biroroshye kwirera n'abana? Ni ibintu bikomeye bisaba imbaraga, bisaba kwitanga, bisaba no gushimiriza. Ni irihe tandukaniro riri hagati aho ngaho kuba ufite umutware no kuba utamufite? Ni iki gikomeye muri byo nyine? Itandukaniro rirahari, gusa hari umufite nawe warushye wakavuna urenze kuba wabirerana, ariko noneho umufite buzuzanya bari kumwe bakundanye bafashanya ni ibintu by'agaciro, kuko urumva bibaye ngombwa ko dutera intambwe yawe bakayomeka ku yanjye, waba ugeze kure umuntu udafite uwo bomekeye ari mu cya kabiri. Urumva ibyo bintu? Ni ukuvuga ngo niba urugo rurimo umugore n'umugabo bafashanya, kurera abana biroroshye, ariko kumwe bifasha bonyine. Reba njyewe naje gupagasa, amafaranga nkoreye aransaba gahunda zose, inshingano z'urugo, nyahahiremo umuryango, abana bayigemo, nyabambikemo, nyiyambikemo, n'ibindi bikorwa ashaka by'iterambere bikore muri uwo mushahara umwe. Ariko ufite umufasha urumva ko bafashanya kugeza ku rwego w'abana bazakura nabo ubwabo bakabafasha. Rero urwo rugendo ni rurerure rwo gukora wenyine kugeza ubwo uzunganirwa n'abana. Uko mbona abajene benshi n'abashatse, hari n'abashatse bigeze gushaka bahita batandukana, ukabona yishimiye. Akenshi njya mbibona mu bafeministi, abenshi babyishimira ari abagore. Nk'uko na ntuza icyegeranyo cyasohotse kigaragaza yuko divorce nyinshi ziba zatangijwe n'umugore, nuko umugore niwe uyisaba. Yego. Kandi uragira uti kwirerana abana ntabwo byoroshye. Ubona biterwa n'iki nyine ko abantu barimo gushaka kwirerana abana? Impamvu hari igihe uba umufite nta kintu agufashije, ukiyitirira kuvuga ngo urambona ari kubona yuko ubufasha cyangwa iterambere cyangwa uko abana banjye mbareze neza bagira ngo ni umugabo ubamfasha, kandi imvune ari we uzifite wenyine, agahitamo kuvuga ati byiza najya mu murongo wa njyenyine, hari n'uzangirira impuhwe amfashe ariko ndi kumwe n'uwakamfashije atampa ubufasha. Urumva ibyo bintu? Ugahitamo no kuvuga uti abana rero ngiye kubisinyaraho, njyewe ubwanjye mbifashe, mbarere kandi ngerageze uko nshoboye kose mbashakira ibisabwa bagomba. Noneho wowe Desite ukavuga utari kuri muvandimwe aravunika, abana ni we iki n'iki, wenda n'umushahara afite ntuhagije ariko akwita kuri bariya bana, ukavamo ukumva umugiraneza arabonetse, dati cyo kora njyewe, kandi atari n'ibi byateye by'ubuhehesi byo kuvuga ngo umuntu ufite icyo mushakaho. Rwose abantu buriya hari umuntu wigeze aririmba indirimbo ngo abagira neza baracyariho. Hari abantu bagifite umutima w'ubumuntu, akora akavuga atari kuzi n'ibindi, umwana wawe yamwishingiye kumubonera minerivare. Ko imiryango ya kera yagumanaga despite izo ntambara n'ibiki byose, nyine yaragumanaga. Biriya bintu hari ikiganiro twigeze tubikoraho kandi kuri nuza yanyu, ni ukuvuga ngo ibintu byose bigenda bihinduka, kandi uko iterambere riza abantu benshi niba bari ukumenya, niba ari ubumenyi bwinshi, niba ari ugusobanukirwa, niba ari ukugeraho mu mutwe bakajagarara, bakumva byanga byakunda bagomba kwifatira ibyemezo. Ngo za kera umugore yarakubitwaga ntunamenye ko bamukubise, akaryumaho mu gitondo wamubona ikintu cyanganye gutya ati wabaye ati ceceka, navuye hanze nikubita ku kizingiti cy'urugi no kucyangiza. Kandi buriya munyabwenge, uretse n'umunyabwenge, ikofi ritandukanye no kuba wakwikubita ku kintu.
ikofe riragenda rigafata iki kizigira cyose kigaba umukara, ariko ikintu wakwikubitaho nticyatuma ikizigira cyose cy'ijisho kiba umukara. Urumva ibyo bintu bakayishira. Kera numvaga bavuga ngo niko zubakwa, akavuga ati ntasubire iwacu nkasekwa, ariko ubu ngubu wazibwira ntibatindanaga kandi tugasaza. Baratindanaga, ariko ibyo wazibwira umukobwa w'iyi minsi, ukamubwira ngo wowe ngo genda ukubitwe ngo ikizigira kitumbe kigire gute, ngo ukubitwe ngo ni nyinshi ngo n'abana, ahubwo ati ntibasigarane se ufite ubumuntu, akavuga ati ndajyana abana banjye. Ni iyihe tandukaniro ry'umwana warezwe n'ababyeyi babiri n'umwana warezwe n'umubyeyi? Reka nkubwire itandukaniro nurimbaza, ahubwo ndakubwira inuzi ibamo. Itandukaniro ryaboneka cyangwa ntiriboneke, ryaboneka cyangwa ntiriboneke, kuko hari umwana urerwa n'ababyeyi bombi akananirana birenze uko umwana wamwirerera ari umwe. Urumva ibyo bintu? Urugero, hari ukuntu umuntu atitsirura kandi akagira ukuri akavugisha, njye abana narabirereye banjye ndabifasha, ariko nta mwana wanjye wavuyemo ngo abe umujura. Nta mwana wananiye ngo mvuge ngo yananiye kubera ko namureze ndi igitsina gore. Pe, abana baranyubashye, ntabwo yabaye umwana w'umugore. Abana barize, ndamarana ngira bariga bagera ku rwego bashimishije, cyangwa nabo ubu ngubu bari kwiha ibyo bakeneye. Ariko hari n'urubyiruko babyirukanye n'abana banjye benshi bananiwe n'amashuri, bibye, babaye abajura, babaye za mayibobo, kandi barizwe n'ababyeyi bombi. Icyo rero njye sinkirwanije ko umwana ashobora kurerwa n'ababyeyi bombi akaba mwiza, cyangwa se yarerwa n'ababyeyi bombi akaba mubi. Ni ibintu bishobora gushoboka, ariko hari icyo nshaka kuvuga. Umwana warezwe n'umubyeyi umwe kandi yigana n'abana bafite ababyeyi bombi, umwana icyo gikomere asaza anakifite, akurana igikomere, hahandi ashobora kuvuga ati ese ma papa bahe, ese ma byagenze bite, ese ma, akagira agahinda. Ariko uzi umwana niyo atashye avuga ati papa, cyangwa papa agatahana umugati, cyangwa papa akagira umunsi azabasohokana, iyo bibaye ngombwa urayihanya. Ariko umwana agaserukana n'ababyeyi bombi, ababyeyi bakicara bakiga ku kintu bakaganira, ibyishimo bihari. Rero wa mwana warezwe wenyine akurana igikomere, kimwe nuko nanone hari undi mwana warerwa n'ababyeyi bombi agakurana igikomere cy'uko se na nyina bahora bahanganye. Tekereza kuba ufite umuryango w'abantu babiri, papa na mama, ukabona ni uri wa mwana wa mbere uza nta mafaranga y'ishuri, uri wa mwana wa mbere ubura ikaye, uri wa mwana wa mbere ubura inkweto, kandi wenda wa wundi urezwe n'umubyeyi umwe ukabona kurushije no kwambara. Rero ibikomere birahari bitandukanye, ingo zigera menshi, zigera byinshi rwose zibana. Kandi koko buriya umuntu umwe yaravuze ngo zirara zishya, ni wo mugani. Hari ababana neza mu kivandimwe, hari abana bashwana, hari abana bakurira muri ubwo buzima, hari abana bakurira mu buzima bwiza. Mbese isi cyangwa ingo z'iki gihe ni gatebe gato. Natangiye nkubaza iby'abo bakobwa, niyo nama wagira umwana w'umukobwa nonaha, kubera ko akenshi nibo ingaruka zigeraho cyane, niyo mpamvu nkubwiye inoze kuko ni nk'inkundura ihari yo kuba single mother. Ngewe inama rero kuyijya muri iki gihe ugira n'urubyiruko cyangwa inama umwana w'umukobwa, inama nubwo akurira akaguseka, ariko ntibyabura ubutavuga, kubera ko duhora twigisha, n'umwarimu arigisha, umuswa agataha ntacyo yumvise, ejo akagaruka mu ishuri akumva, umuhanga nawe agakomeza. Ni uguhozaho, kwigisha ni uguhozaho. Inama nagira urubyiruko, umuntu ubundi bavuga ko umuntu umuhana ajyayo utamuhana avayo. Ushobora kumva ko ugiye mu rukundo, ntufite ubushobozi bwo kurera uwo uzabyara, ubayeho nabi, ariko noneho nunabyara uzarushaho kubaho nabi birenze uko wari ubayeho.
ahita ajya mu kabari akabona mugenzi we wenda yarabyaye nta kintu bimubwiye, afite ubushobozi yaba ubw'umuryango avukamo yaba n'ubwo azashobora. Kuko niba wowe ufite akazi ukabyara uri umwana muto, hari abana bagira umugisha bakabyara kare kandi baranize bakarangiza kare, cyangwa se nabo bataba barize bafite ubushobozi, afite ubushobozi bw'imirimo akora, ko rwose ibintu biriho ko umwana ashobora kwiyubaka akagira ibikorwa bye akagira ibintu nk'ibyo. Ukabona uriya muntu yashoboye ubwo buzima, nyamara wowe nubugeraho buzaguteza ikindi kibazo, ubeho nabi, utume n'ububyaye agiye kubaho nabi hejuru yawe. Ntabwo ngewe nabuze umuntu kujya mu rukundo, nta nubwo nabuze umwana abyemerewe kuba yavuga ngo akunze umuntu runaka. Ni mubane, ariko mubane hari ubwenge ufite ko kuvuga uti mbese ndabyara uyu mwana vuba nzamushobora, mbese ugiye kuntera inda ye azamfasha. Ibyo bintu nabyo byigeho, nk'uko twabivuze tuti ashobora kugushuka ko agukunda ejo n'ubundi yagutera inda akakureka akanakwihakana kudashoboye. Ibyiza aranakwihakanye wari ufite ubushobozi, wamwibya ukavuga uti ntacyo mbwiye umwana ndamukeneye. Kuko nubwo tuvuga ko bari abantu babatera inda, ariko noneho hari n'uwo bayitera ashaka kubyara, kavuga ati mu myaka yanjye mfite, ku mutungo wanjye mfite, mu bushobozi bwanjye niyumvamo, ngewe kama mbaye ndashaka kubyara kandi sinshaka umugabo, kandi sinshaka umugabo. Urumva abo bantu se ntibariho? Hari n'utekereza kuri we bimubereye byiza, kuko umuntu wese yifatira ibyemezo. Kuko Pawulo, niba ari Pawulo, yaravuze ngo ushaka akora neza birenze kuba washaka. Urumva umuntu ashobora kumva ko gushaka bimubereye byiza akaruta uwashatse, ariko byose ni uburenganzira bwe. Niba wumva kudashaka kwawe bizaguhesha amahoro yawe ushaka, byihorere. Niba wumva bizaguhesha bitazakubera byiza, shaka. Urumva ni amahitamo yawe. Ushobora kumva ko kudashaka wowe ubwawe ubirimo neza kandi ubishoboye ukabikora, ariko nanone ukumva wowe ushatse nanone nabwo wabibamo neza. Byose ukumenya ko ingaruka zizaba hagati y'ibyo bintu uzazirengera ukazemera. Iyo niyo nama wagira umuntu? Ngiyo inama y'umukobwa muri iyi minsi cyangwa urubyiruko, narugira inama yo gushishoza. Reba mbese ye ko wiruka muri iyo gahunda, urumva uzirengera ibibazo bizakubaho cyangwa urumva uzabishobora? Icyo ni ikibazo ubwe yakwibaza. Ko atari bukibaze, natakibaza nyine bizamubaho azabyirengera. Nese ubwo navuga ngo kandi n'ubundi uwo si wo mwanzuro nafata uvuge ngo mwijeje ngo mbese wirengera ibibazo bizakubaho. Ubuse ugira ngo iyo unywereye umushahara wose ukarangira, nyuma yaho ntutekereza yuko nyamara iyo ubika hari ibindi wari kurengera. Ariko niba utanabitekerejeho, nta muntu ubuze ngo ugiye kumuhana none muhana ajyayo, ntumubwire nyine najyeyo. umwana wawe wamubwira ngo genda ubikora ariko ibizakubaho uzabyirengera. Yego, none se ubwo namubwira nti tasiyo nujya ndakwica, wabimubwira? Bikamumarira si iki yabyemeje? Wamwigisha uzi gutandukanya icyatsi n'ururu. Iki ni ikirahure, ugikubise ibuye cyameneka. Iyo nama rero niyo nshaka kugira. Iki ni ikirahure, ugikubise ibuye cyameneka. Iyo nama rero niyo nshaka kugira. Iki ngiki ni umwenda, ugiteye ibuye nticyameneka, ariko ufashe icyuma ukagikeba n'umukasi cyacika. Iyi ni inzira, ubona iyi itazakugonga uyinyuremo, nubona izakugonga uyihorere, nubona ubuze amahitamo. Wowe wayiciyemo ngira ngo ahubwo wowe wamubwira ati iyi nzira. Yego, apana kumubwira gusa, wabwira umuntu ngo iyi ni inzira, imbi inzira wowe uyizi warayiciyemo. Uyu mwana mubwira uti dira inzira ngiyi, ahangaha nucamo uzanyura mu mifatangwe, amabuye n'ibiki. Nucaha uzagenda straight ugere kuri iki ngiki nanjye nagezeho wenda, cyangwa ngiye hano nanjye narahaciye ndasita. Cyangwa se urugero ushobora kuvuga ngo iyi nzira ni ngufi, yego, iyi ni ndende, ariko iyi nzira ndende niraguhesha amahoro. Nuciye inzira ngufi
iri bukugeze no mu rupfu. Urumva rero ngewe koko nk'uko ubivuga namusobanura nti rero iyi nzira dushaka rero kugira inama urubyiruko. Urumva twatangiye tuvuga tuti abana b'iyi minsi abakobwa sibyo akenshi barimo barabyuka afite imyaka 18 agahita avuga ngo arishakira umwana ntagashaka umugabo, cyangwa tuvuge agize imyaka 25 arishakira umwana sinshaka umugabo. Ukavuga uti kwirerana umwana biragora pe biragora, kandi nuriya mwana binatuma umwana akurana intuza igikomere runaka kubera ko wenda hari uburere bw'umupapa bw'ababyeyi bombi atabonye bw'umubyeyi umwe runaka atabonye. So ni iyihe nama ushaka ko ubwira umuntu umubwira uti mwana wanjye iki ugikoze bizagenda gutya, ariko icyiza ni uko wabikora gutya? Njyewe inama yirahari, kubera ko nubwo arimo kuvuga ngo arashaka kubyara, rimwe na rimwe hari n'ubwishingikiriza avuga ati reka mbyare mfite ababyeyi bazamunderera. Ibyo byenyine akabigenderaho, kuko si umwe si babiri, amubyara yarangiza akamusigira umuryango akigendera. Kandi hari n'ugerayo akaba ikigwari akongera akagaruka n'undi. Urumva ibyo bintu akabagize babiri, kandi bose atabashije kwirerera ahubwo ari kubafashwa n'umubyeyi. Kandi urumva imvune zuriya mubyeyi nawe aravunitse, hari n'ubwo amuha n'umubyeyi nawe udafatika. Urumva wa mwana baracyabashyira mu kibazo. We naho yararangiye ariko ari kwangiza uriya mwana uri kujya mu kibazo. Uri kujya mu kibazo. Inama rero nabagira, uwabanyumva, uwabashaka kumva inama za mukuru, nuko nubwo abyishoyemo biragoye, birarura. Ntashobora no kuvuga ngo wenda ngo reka bireke, ariko yabigeramo atabigeramo azumva ingaruka zabyo nyuma, kuko nyuma nibwo ubona ikibazo, ukabona ubuzima umwana abayemo, ukabona umwana ntageze ku cyo wumva wateganyaga wakwifuza, ubuzima bwawe bukangirika, ubw'umwana bukangirika. Umva igihugu kikamera nkaho kiguhombye, kigutakaje. Kandi n'imvune ziri hanze aha ni imvune bari kuvuna igihugu, kuko ubu igihugu cyafashe umugambi wo kuvuga ngo reka tubagenere, tubahe amafaranga, tubashakire ifu, tubashakire, ariko nyine igihugu ni umubyeyi. Ariko ngewe hari igihe mbona sintekerereje leta, hari igihe izajya rinanirwa ivuga iti mbese gute ko ahubwo kugira ngo bigabanuke aribwo biri kwiyongera, ubushobozi ibureke ibuvaneho. None se nibuvanaho desite, urabona ikibazo kizavuka kitazaba ari Kigali, kizaba ari cyinshi kiyongera. Ye navuga ngo ubuzima si ukubera ko kubyara umuntu abibujijwe, byara abo ushoboye kurera nk'uko igihugu kibidusaba. Nibikunanira ubu ngubu babahaye uburenganzira, baragenda bakaboneza urubyaro bakagera. Kandi ngewe hari ikindi nabonye, nubwo uvuga ngo hari ushaka kubyara kugira ngo arere, abakobwa b'iyi minsi hari n'abadashaka kubyara kandi akishora mu mibonano mpuzabitsina. Rero ngewe ahubwo mu bihe byashize nabonaga umukobwa wo hanze aha atinya inda kurenza gutinya sida. Icyo kintu uracyumva? Mujye mwibuka gukora share na mubisangize, kandi mwibuke no kutubwira icyo mutekerezaho kuri topic twaganiriyeho. Ese mubona biterwa n'iki ko abana bahitamo kubyarira mu rugo cyangwa kubyara ngo birerane abana? Se n'iyihe ngaruka iri mu kuba umwana yakura afite umubyeyi umwe, yaba umumama cyangwa umupapa? Ese biroroshye kwirerana umwana muri iki gihe? Muratubwira muri comment.